ku masaha ya saa kumi n'imwe n'igice ubwo umunyamakuru wa Hahubwenge TV yasuraga Icyarwa ahantu bita ku Runana, yasuye amashuri meza cyane yubatswe kuri gahunda y'umuhigo nimero 9. Ni amashuri agezweho yakira abanyeshuri bagera kuri 300. Abanyeshuri biga ku buryo bworoshye badakora ibirometero byinshi cyane, abanyeshuri biga ahantu hake hasobanutse. Ni mu mashuri ari mu murenge wa Tumba, akagari ka Cyarwa, aho bita ku Runana. Umunyamakuru wa Hahubwenge TV yagize amatsiko ajya gusura ibikorwa byiza by'umurenge wa Tumba. Ahageze asanga hari ibikorwa remezo bikeye bijyanye n'ingiro ya Tumba yacu itoshye, ikeye kandi itekanye. Twabatambagije iyo nyubako dusanga dukangurira abana bagikora imirimo yo gutoragura ibikoresho by'injyamani ko bakangurirwa bo mu nkengero z'icyo gice kuza kwiga muri ayo mashuri, kugira ngo bahahe ubumenyi, bahahe ubwenge, aho gukomeza gutoragura ibintu by'injyamani. Biragaragara yuko ibijyanye no guteza imbere umujyi wa Huye, umurenge wa Tumba by'umwihariko, bagenda bahashyira ibikorwa remezo nk'aya mashuri n'ibikorwa remezo, bigaragara ko bazahashyira na kaburimbo cyangwa se n'umuhanda wa laterite, bivuga ngo ni uburyo bwo kwagura umujyi. Turashimira ubuyobozi bw'umurenge wa Tumba mu buryo bwagiye buteganya cyangwa butegura gushyira ibikorwa biteza imbere umurenge, akarere muri rusange, ku buryo buri muntu wese yibona mu bikorwa remezo harimo n'amashuri. Kandi murazi ko amashuri, ishuri, ubumenyi ari wo munani w'iki gihe w'ibanze waraga umwana. Babyeyi mutuye mu murenge wa Tumba, mugane cyangwa se mushishikarize abana kugana ishuri, mukore ku buryo b'abana tujya tubona ku mihanda bamwe batoragura imyanda bitwa ba mayibobo, ba bandi b'abana bitwa bagenda batoragura ibintu bidasanzwe, ibyo bitwa injyamani, mubakangurire bagane ishuri. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nicyo itegurira umunyarwanda w'ejo, umwana w'ejo hazaza, ku buryo azamukira rimwe. Murakoze. Umunyamakuru ikinyamakuru gikora kuri murandasi, Hahubwenge TV.